mubwizo kuri kamba hakana mujya mu rugo mukora nuba ufite amazi mwijekanye ugende yashire mu gikombe nubasha kugura yarwenzo ugende yashire mu gikombe nugira ku muryango uvuga utaye amazi nyagize amaraso ya Yesu uyanyanyagize ku muryango wawe Imana irahindura amateka yawe mu izina rya Yesu. Ihangane mwene data ihangane Imana iraje gutabare erega birasohoka ko wararurira ariko mu gitondo impundu zikavuga ihangane mwene data ihangane Imana iraje gutabare erega birasohoka ko wararurira ariko mu gitondo impundu zikavuga kubabara kwawe ntabwo ariko gupfa inzara yakuriye humura ntibizongera ubwo bushomeri buragira iherezo amarira yawe Imana yarayabonye agahinda kawe Imana irakazi humura hari icyo Imana yakuvuzeho nubwo bamuhiga ariko ntibazakubona abanzi barakugenza uko bukeye nuko bwije bakwangira ubusa ari nta kintu wabagize barohereza amarozi bakohereza ibitega icyo bifuza ni ukugukura ku isi humura Imana iragutabaye ihangane mwene data ihangane Imana iraje gutabare erega birashoboka ko wararurira ariko mu gitondo impundu zikavuga ihangane mwene data ihangane Imana iraje gutabare erega birashoboka ko wararurira ariko mu gitondo impundu zikavuga. Haleluya. Amen. Komera Imana amashyi cyane. Ose abantu nihagarariye murabona agakiza Uwiteka Imana ibazanye abanyegiputa mwabonye ntimuzongera kubabona Imana yakize imbaraga zirenze uko mubitekereza Imana yakize imbaraga zirenze uko mubyumva ahindukirira inyanja arambura amaboko ye hejuru y'inyanja atakambira Imana iramwumva inyanja ibibonye isaduka mu kabiri amazi arabira nk'inyito iburyo n'ibumoso bambukira mu nyanja hagati mo ku butaka maze bageze hakurya bahimbaza Uwiteka ihangane mwene data ihangane Imana iraje gutabare erega birashoboka ko wararurira ariko mu gitondo impundu zikavuga ihangane mwene data ihangane Imana iraje gutabare erega birashoboka ko wararurira ariko mu gitondo impundu zikavuga. Amashyi kwa Yesu. Haleluya. Yatabaye Dawidi umukiza Goliyati itabarahana wari ingumbi wa Samweli Mefibosheti umukuri Lodebari itabara Pawulo ishiri maze kumurya bategereza kwapfa barabiheba barahindura baravuga bati ni Imana Sedura Kamishake hamwe na Bebinego bajugunywa mw'itanura rya Tuburiyo Imana irabarinda ntibagira icyo baba Nebukadinezari ahindura amagambo arakabaho Imana yabasha Shadaraki
ndetse twiteka ku muntu uzayivuga nabi azatemagura urugo rwe rundi nawe mwene data ikito igihe cyawe kiraje ngo bahindura amagambo abakuvugaga bazahindura amagambo abagusebyaga bazahindura amagambo bati twari tubizi n'Imana yakoreye none iramutabaye none iramutabaye none iramutabaye none iramutabaye none iramutabaye nuko imaye isaha ikira imaze kuruma Paulo abantu barashidikanje baravuga bati bavuga ibintu byinshi bavuga byinshi ariko barangiye barahindura baravuga bati ni Imana ibikoze kubera ko ari Imana wakurikiye ari nayo waje gusenga uyu munsi nagiye kubona mbona Imana igiye kuguha imodoka nziza cyane kandi hari poromosiyo ubonye hari poromosiyo ubonye haleluya haleluya hari poromosiyo ubonye Imana igiye gukora ikintu gishya ku buzima bwawe kandi ku munwa y'abakuvugishijeho to kandi amagambo bakuvuza Imana yatesheje agaciro Imana irakubatse kandi ugiye kubakira haleluya haleluya ariko Imana irakora cyangwa ntabikora reka ngubwize ukuri uyu munsi Imana igiye gukira igitangaza ku buzima bwawe kubera ko waje kuyishaka ijambo ry'Imana ngo nkunda abankunda abashaka umwete bazambona kandi umuntu uzatera intambwe asanga nzatera 99 nongera kumusanga ariko Imana ivuga nkunda abankunda abashaka umwete bazambona Imana ugiye kuyibona igiye gukora igisuzuguriro haleluya haleluya bavuze ko ntacyo uzagera wa mubyeyi wa mukobwa we sinzi niba uri umukobwa sinkuzi ariko bavuze ko ntacyo uzageraho haleluya igihe kimwe uri ku ishuri wiga bajyaga mwisiga amavuta abo bakobwa mwisiganaga amavuta hanyuma abo bakobwa mwisiganaga amavuta bamwe bajyaga mu bapfumu amavuta mwisize hari amavuta wisize yarahumanye ndetse bavuga ko nta kintu nawe uzageraho ariko ayo mavuta uyu munsi ijoro byose birakara buri uhagiwe gahunda bari bafite ntabwo yari iyo kuba ko hari icyo wageraho ko washaka umugabo ko wagira amafaranga ariko Imana igiye kuguha amafaranga niba hari abantu bagiye kubona amafaranga urimo kandi ibyo bagambiriye ku buzima bwawe ntabwo bizagera gute ntabwo bizagerwaho kuko Imana iritamuruye haleluya haleluya ukora iki umusore ndashobora ngiye kwicara ukora iki niba no ukora iki none nyankore ni imana ngiye kubona karanga ngiye kubona karanga kuko nubundi ngiye nagira ngo mbwire icyo ukora ko nari nakibonye Yesu aguha umugisha cyane ukamagenda kuwa umukisa ate aguhaye ikintu cy'igikundiro divine favor ngiye kubona muri divine favor ku buzima bwawe Imana iguhaye igikundiro kandi kubera ko Imana yambwiye ngo kubera ko ufite umutima wo gukunda Imana ikigiye kubikorera kubera ko ufite n'umutima wo gushyigikira n'abakozi b'Imana sinzi niba wari watangira kubikora ariko bikurimo muri wowe hari igihe ubura ubushobozi ariko Imana igiye kubuguha ubikore mu izina rya Yesu Yesu abaho umugisha cyane haleluya haleluya ndashoje nzagaruke haleluya Yesu ashimwe cyane abaho umugisha Yesu reka hasigaye nahinze ngo zarangiye haleluya Yesu abaho umugisha cyane Ariomwe akoma ariomwe haleluya Yesu abaho umugisha cyane mutanera amabuye
umuntu avuga iby'Imana yamweretse. Haleluya. Imana idukize. Kira imaze kuruma Paulo, abantu barashidikanje baravuga bati, bavuga ibintu byinshi, bavuga byinshi, ariko barangiye barahinga baravuga bati ni Imana ibikoze. Kubera ko ari Imana wakurikiye, ari nayo waje gusenga uyu munsi, nagiye kubona mbona Imana igiye kuguha imodoka nziza cyane, kandi hari poromosiyo ubonye, hari poromosiyo ubonye. Haleluya, haleluya, hari poromosiyo ubonye. Imana igiye gukora ikintu gishya ku buzima bwawe, kandi ku minwa y'abakuvugishije to, kandi amagambo bakuvuza Imana yatesheje agaciro. Imana irakubatse kandi ugiye kubakira. Haleluya, haleluya. Ariko Imana irakora cyangwa ntabikora? Reka ngubwize ukuri, uyu munsi Imana igiye gukira igitangaza ku buzima bwawe kubera ko waje kuyishaka. Ijambo ry'Imana ngo nkunda abankunda, abashaka n'umwete bazambona, kandi umuntu uzatera intambwe asanga nzatera 99 nongera kumusanga. Ariko Imana ivuga nkunda abankunda, abashaka n'umwete bazambona. Imana ugiye kwibona, igiye gukora igisuzuguriro. Haleluya, haleluya. Bavuze ko ntacyo uzagera. Wa mubyeyi, wa mukobwa we, sinzi niba uri umukobwa, sinkuzi, ariko bavuze ko ntacyo uzageraho. Haleluya. Igihe kimwe uri ku ishuri wiga, mwajyaga mwisiga amavuta. Abo bakobwa mwisiganaga amavuta, hanyuma abo bakobwa mwisiganaga amavuta, bamwe bajyaga mu bapfumu. Amavuta mwisize, hari amavuta wisize yarahumanye, ndetse bavuga ko nta kintu nawe uzageraho. Ariko ayo mavuta uyu munsi ijoro byose birakara, buri uhagiwe. Gahunda bari bafite ntabwo yari iyo kuba ko hari icyo wageraho, ko washaka umugabo, ko wagira amafaranga, ariko Imana igiye kuguha amafaranga. Niba hari abantu bagiye kubona amafaranga urimo, kandi ibyo bagambiriye ku buzima bwawe ntabwo bizagira gute, ntabwo bizagerwaho, kuko Imana iritamuruye. Haleluya, haleluya. Ukora iki umusore? Ndashobora ngiye kwicara. Ukora iki? Niba nokora iki? None nyankore ni imana. Ngiye kubona karanga. Ngiye kubona karanga, kuko n'ubundi ngiye nagira ngo ngire icyo ukora ko nari nakibonye. Yesu aguha umugisha cyane, mukamagenda kuwa umukisa ate aguhaye ikintu cy'igikundiro, divine favor. Ngiye kubona muri divine favor ku buzima bwawe. Imana iguhaye igikundiro, kandi kubera ko Imana yambwiye ngo kubera ko ufite umutima wo gukunda Imana, Imana ikigiye kubikorera. Kubera ko ufite n'umutima wo gushyigikira n'abakozi b'Imana, sinzi niba wari watangira kubikora, ariko bikurimo muri wowe, hari igihe ubura ubushobozi, ariko Imana igiye kubuguha ubikore mu izina rya Yesu. Yesu abaho umugisha cyane. Haleluya, haleluya. Ndashoje, nzagaruka. Uzagaruke, nzagaruke. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Abaho umugisha Yesu. Reka hasigaye nahinze ngo zarangiye. Haleluya. Yesu abaho umugisha cyane. Haleluya. Wanadukizuguretwa abantu baruguretwa kuratumaze, wanadukizuguretwa udukure muguretwa, wanadukizuguretwa abantu baruguretwa kuratumaze, wanadukizuguretwa udukure muguretwa,
ikasira yeri muri Egiputa baraguhamagaye urabarabara uramanuka ubakura mu buretwa ukadukiza uburetwa baratanzigane mana batakamba utakabatakishwa n'abakoresha uburetwa urazamuka mana kukugeraho uramanuka ubakura mu buretwa banadukiza uburetwa banadukiza uburetwa abantu bawe uburetwa uratumaze banadukiza uburetwa udukure mu buretwa banadukiza uburetwa banadukiza uburetwa abantu bawe uburetwa uratumaze banadukiza uburetwa udukure mu buretwa. Haleluya. Nandabaswagirukanye bateye imbere barakora amamodoka barubaka amazu barubaka amataje barakora inganda kandi nabo babuciye amezi 9 nabo twebweho duhora mu rugo tugenda shimire inkweto zarahendagwe abana bacu birukanwa ku mashuri turibaza se mana n'iki twagukoreye tujya kumeza kwa turibora bari igihe bamwe baraduha amafiri nk'uko naho twebwe bahora zibazimanitse iyo tubona ko kurya turagushima turanuwe guhora twimukana ibirago banyira amazu bahora bazagura ibiciro ese ni kuki twe tutiyubakira amazu mana dukiza uburetwa bana bapagirukanye bateye imbere baratwara imodoka barubaka amazu barubaka amataje barakuringana kandi nabo babuciye amezi 9 naho twebweho duhora mu rugo tugenda shimire inkweto zarahengamye abana bacu birukanwa ku mashuri turibaza se mana n'iki twagukoreye kujya kumeza kwacu n'ingora bari igihe bamwe baraduha amafiri nk'uko naho twebwe imbabura zibazimanitse iyo tubona ko kurya turagushima turanuwe guhora twimukana ibirago banyira amazu bahora bazagura ibiciro ese ni kuki twe tutiyubakira amazu banadukiza uburetwa dukiza uburetwa banadukiza uburetwa abantu bawe uburetwa buratumaze banadukiza uburetwa udukure mu buretwa banadukiza uburetwa banadukiza uburetwa abantu bawe uburetwa buratumaze banadukiza uburetwa udukure mu buretwa. Haleluya baranduwe. Nuko tugenda ibyo batuvuzeho bamwe muri twe bamurikirwa abadayimo ahari twaraziba ariko ntitubizi ni gute umukobwa mwiza yamara 30 akageza 40 nta mugabo abasore benshi nabo nuko mana dukiza uburetwa. Nuko tugenda ibyo batuvuzeho uzirikana abandi mukajya kupagasa bamwe bakaruha ariko mukaburirwa basubira mu rugo abana paparati ukabare ukaziguza umutwe ukibaza se mwana n'ikibarengewe ukimikasiro n'urukirana mana dukiza uburetwa. Nuko tugenda ibyo batuvuzeho uza amashuri ugira imana urayasohoza ariko wiguze gurukana amadosiye kubona akazi k'abaye ingora bahizi. Nuko tugenda ibyo batuvuzeho waciye umugozi ukura mariage atarasira yakubitaga kukingane mu minsi mike mugakora divorce mana dukiza uburetwa mana dukiza uburetwa abantu bawe uburetwa buratumaze mana dukiza uburetwa udukure mu buretwa mana dukiza uburetwa mana dukiza uburetwa abantu bawe uburetwa buratumaze mana dukiza uburetwa udukure mu buretwa. Amashukwa wetu Imana yakure uburetwa abana b'Imana dushoje kuhishiwe nibo rubemereye gutabarwa Uwiteka yibutse isezerano amaruro yo kudukura mu buretwa nyuma y'imyaka 430 abana b'imfura mu gihugu cya Egiputa imiringo n'agahato bakoreshwa Uwiteka yibutse isezerano mu gihugu nyuma ritamurura bitegereza abagome b'abakomezaga bazobura karibwe burakongezwa ateye inyanja yibatura hejuru
Uwiteka agiye kwitamura yitegereza abagome bakuruzaga Uwiteka agiye kwitamura yitegereza abarozi bakuruzaga Uwiteka agiye kwitamura yitegereza abo bakuze kuzimu Uwiteka agiye kwitamura yitegereza abarozi bakuzingaga Uwiteka agiye kwitamura 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 Uwiteka agiye kwitamura. Haleluya. Ariko murahari kuvuga 3:7 hasome twumve. Uwiteka aramubwira ati mbonye kubabara ku bwoko bwanjye buri muri Egiputa numvise gutaka batakishwa n'abakoresha uburetwa kuko nzi imibabaro yabo komeza yego kandi manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'Egiputa mbakure muri icyo gihugu mbajyane mu gihugu cyiza Kigali cy'amata n'ubuki irekerera aho wenda ijambo ry'Imana latubwiye ngo nukuri mbonye kubabara ku bwoko bwanjye numvise gutaka batakishwa n'abakoresha uburetwa. Ijambo ry'Imana latubwiye ngo kuko nzi imibabaro yabo ariko namanuwe no kugukiza. Reka nkubwize ukuri hari ibyakurushaga igihe kinini wenda umaze igihe kinini mu butayu cyangwa se mu bintu byagutwaza igitugu runaka. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nukuri numvise kubabara ku bwoko bwanjye mbonye kubabara ku bwoko bwanjye numvise gutaka batakishwa n'abakoresha uburetwa kuko nzi imibabaro yabo. Imana izi imibabaro yawe n'amasengesho yawe y'uyu munsi waje gusenga Imana irayazi. Haleluya. Kandi manuwe no kubakiza. Reka nkubwize ukuri Imana iragukiza uyu munsi iragutabara. Yesu nashimwe cyane. Imana iraguhuza. Reka mbabwize ukuri Yesu nashimwe cyane. Pastor igihe nageze aha ngaha nazengurutsemo hariya nukuri usibye wenda n'ibyo ngibyo numvise by'abashyitsi ariko Imana yambwiye ngo igiye guhuza n'abantu b'umugisha. Kandi aya mashuri mubona murimo gukoreramo hano agiye kubona mbona hari amashuri mufite hari urusengero rugose amashuri hari urusengero rugoswe n'amashuri ataraya arukayangaye. Yesu ashimwe cyane. Imana igiye kubona mbona batuze ahantu ku gasozi hanyuma mbona hari urusengero rwiza kandi ruriho amashuri menshi. Uwiteka Imana agiye kubakorera ibyo bintu kandi barikoze mu izina rya Yesu. Yesu abaho umugisha cyane. Ngiye kuririmba indirimbo yitwa Mana dukiza uburetwa. Reka nkubwize ukuri reka nkubwize ukuri hari Imana igiye dukiza uburetwa muri iri joro. Imana iritamurura. Umaze igihe kinini barakubenze, umaze igihe kinini wabuze fiyansi. Uwiteka Imana muguhe mu izina rya nde abuguhe mu izina rya nde. Haleluya. Imana ibakiza uburetwa ibakureho igisuzuguro. Urabikora akakwihorera ukibaza ko wanye nawe ariko birakurangiranye. Imbabazi ziracyari tanga Yesu wagupfiriye aho akugeze we yihanganira unyuma mutinda we urabikora akakwihorera ukibaza ko wanye nawe ariko birakurangiranye. Haleluya. Harimba ibyakorewe nabita. Yesu ashimwe cyane. Naragiye ndirimba mu biterane bitandukanye naho nasanze umukozi w'Imana tuziranye yayimba kadasanze kanone bari bamanika kuko aho yayoboraga najya twagira tujyayo nk'abahanzi n'iki tukagira tujya mu nsengero zitandukanye. Yakorembera mu bicundo byagena ko mu yibi mungere y'ijyaho. Nararirimbaga gusa yibanga cyoka ntavuga ubutumwa. Ariko ubu ngubu Imana yanyongeye kuvuga ubutumwa inyongeraho no guhanura. Yesu nashimwe cyane. Nasengeraga muri Muhazi dukora kwiyiriza ubusa cyangwa tukarara muri Muhazi amaze tugera hano gusenga Imana kugira ngo izabaze kugira icyo ikora ku buzima bwawe. Haleluya. Hanyuma njya ahantu kanyarira
ku musozi bahita Kanyarira. bahita Kanyarira, ni umusozi aba mu Rwanda ukomeye basengeraho. Umusozi wa Manyi wa Prayer Mountain yawa. Igihe nayo ndimo nsengera kugira ngo Imana yanjye iteze imbere ubuhanzi. Bararinga mukamati akora no kuyimba kwangu. Imana irambwira ngo ubaye n'umuhanuzi. Mukama nanga batofuse no munabi. Ndishima cyane. Nasayukanyo kuko nabyo ibintu nari mbizi. Usibye umuhanuzi w'umugore wigeze kumbwira muri Bibiliya. Ngoje ko mucyaya atumva ko Imana ivuze. Ndi mukama ngo wayobede. Ugiye kuba umuhanzi kandi uzavugira kuri radio. Ujye kuba muyindi atina kumabarira gucukaho. Nakuri mu radio Rwanda, Flash, radio zose zo mu mujyi yazengutse Kigali. Yakora ko muri Yesu mu bihugu bijya mu Kigali. Ari umukecuru wabimpanuriye muri Bibiliya. Mukarere nazo ko imyaka mu kubibiri. Hanyuma nanjye mvuye kuri uwo musozi. Burego ku musozi wo. Ndavuga nereka ndebe iby'Imana yambwiye ko bikora. Mukane mukambya n'abigenda kora. Ndagenda njya mu rusengero rumwe ahantu hitwa Kanombe. Nengenda mu cyace muri Kanombe. Pastor yitwa Betty Murorunkwere. Pastor yuko Namubwira nti ubwo ko Imana ivuze. Nemamo uje mukanga wawe yanjye nabonye Kanyarira. Katonda barabe kusozi binavuga ko guhaye imodoka bitarenze iminsi 3. Niye mugamba mukama kwale moto bisebona kusatu. Nyuma y'iminsi 3 umuntu araza mu rufunguzo rw'imodoka. Uruvani babona kusatu mu kinaje namwe sinze moto. Atunga imodoka. Nafu moto. Njya mu rusengero rwo mu Gatenga. Nenye na mucyace ngara. Icyo gihe insengero z'abagazi hari igihe bigeze gufunga insengero no gusanga abantu barasenga hari n'insengero 3 mu rusengero rumwe. Katechera bagade wa machachi ngo usanga sisana bazira kandi cyangwa ugasanga hari mwenye. Ubona usanga ari muri karasa nganya. Noneho abandi bajya kurangiza nka saa 6 saa 5 abandi bahageze bavuga musohoke mugire bakanto bana bakora byigiro. Ndahagira numva ifuhe ry'Imana iramfashe. Ntabwo barimo bari bafite ubwisanzure. Ngiye umushumba namubwira Imana irabimuye. None mukama abasembude. Ibahaye ubutaka hegitare 3. Abawate etakahika 3. Nuho mugiye kuzajya muterana. Wo mugendo kumwaniranga. Hasize ibyumweru 3 njya mu giterane Matimba. Waita wisomeye na mukumwane Matimba. Kandi yitwa Nyamenge ndi kumwe na Bishop wa Vivante. Nyengane Bishop wayobede. Barampamagara hahandi navuye. Ntibakugeri navude. Barambwira bati tuyagutangaje kuba turi mu butaka hegitare 3 bitarenzeho n'urutambwe na rumwe. Ntubakugamba tugenda kubera mutaka bari. Uzaze dushima Imana. Ugiricyo baseka tonda. Ibyo yakoze. Kwebwe yakora. Nagenda ngeze gushima Imana. Kuvuga ko Imana ari nyamaboko. Imana ibahumurisha cyane. Karakanyuzo bwa rubuhamya no kugira ngo bibye. Nitwa Daniel Runyange ndi umupapa w'abana 3. Musajya mufumba y'abana bafite mu Daniel. Nitwa Daniel Runyange. Ni Daniel. Amen. Yesu agomba cyane. Haleluya. Amen amen. Nabakunze kandi zagaruka. Nabakadenge b'ibikomo. Kozaka. Zamura asigaye iminsi mikeya uzakwesa ukurageze banadahamuze mihande maze nimumara kwihanga gutegereza umwami Yesu azagaruka tumubone maze kuza mukanire nawe azagaruka tumubone maze kuza mukanire nawe tuza tumagira mu kirere tuzaguruka tubenga inyoni uzabatwa y'ubwirubiri atarimba dufite none tuzabatuza n'umwami Yesu tuzambara imyenda y'abageni abamarayika bose bo mu ijuru bazatongo ubwe tuza tumbagira mu kirere tuzaguruka tubenga inyoni tuzabatwa atarimba dufite none tuzabatuza n'umwami Yesu tuzambara imyenda y'abageni abamarayika bose bo mu ijuru bazatongo ubwe. Wakomera Imana mu mashyi nta kibazo.
tumaze kucarana nawe azaguhanagura amarira ayo twaririye hano mu isi azatwarika y'amakamba ayo makamba y'inyenyeri awanye n'imirimo yacu ayo makamba y'inyenyeri awanye n'imirimo yacu tuza tumagira mu kirere tuzaguruka tubenga inyoni tuzaba twambaye atari mubo tuzaba dusa n'umwami Yesu tuzambara imyenda abamarayika bose bo mu juru bazatongo habe icyubahiro Kona wowe ekitiye akababwira kamagamba kintu kino hari umugabo witwa Yabesi waliwo okubaita Yabesi Bibiliya tubwira Bayibuli tugamba icyatumye bamwita Yabesi lwaki bamwita Yabesi mama we yamubyaranye agahinda mama we yamuzarana nako Yabesi bivuga agahinda Yabesi tegeeza nako nyina mwitirira ibibazo yanyuzemo mama namuyita eryetegeezeriza umwe kandi we yari umwana atenge yacyari mwana mama ahura n'ibyo bibazo nyina asingira ibisubizo Yabesi ntiyari ariho Yabesi yariho ariko amaze kumubyara kuyamara kubuza amwita agahinda namuyita nako Yabesi amaze gukura kuyamara amaze kumenya Imana ihindura amateka Katonda cyose byafaayo kugira mugenzi wawe wamenye Imana ihindura amateka kandi tuwategera Katonda cyose byafaayo ubuze ngo nawe wamenye Imana ihindura ubuze tuwategera Katonda cyose byafaayo amateka kicyakugambye mwamutekerwa amen amen mwamutekerwa amen amen Yabesi arasenga Yabesi nasaba baza ngo nawe waje gukora iki mubuze waze gukora iki kifo kimwe wisaba ifuro bakusaba kama yibasiwe amen Yabesi amaze kumenya Imana Yabesi ategera Katonda yanga iryo zina nacawe linye yanga ko yasa n'iryo zina nagano gukora linye aragenda arasenga nagenda nasaba abwira Imana nagama mukama ariko ndakwinginga naye kwega yiride uzanyagurira impapuro ngazize rusaro ntabwo nshaka gusa n'izina mama yanjye sagara kubanga kakamuzere bakuteri yahanura Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe Katonda cyose yafashura mu yahanura Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe mukama cyose mu abantu bakubonyesha azakurera Imana yahinduye amateka mukama cyose byafaayo hanyuma gatoya uri Katonda uyu muzinda muzindaro muri mwebwe mwashaka ngo muwiyumve mumwabera kuturuza mu muhindukize kuko uragira